ese nawe niho wari ufungiwe cyangwa se wajyaga gusura y'umuntu wawe? niho nari mfungiye. Niho wari ufungiye? nari mfungiye kandi nabaga no mu nzego z'umutekano mo imbere. Yego. Rero yahaje hagera yaraturutse i Kigali avuga ko aje kwivuza. Kwivuriza muri gereza se? hari abafungwa bakunda kuva ahandi mu yandi magereza bakaza i Muhanga bari kwivuriza i Kabgayi. Ari transferi. Ariko nese yari afungiweyo cyangwa yarafungiwe Kimironko? Yafungiwe yari ari Mageragere. Yari ari Mageragere, yego. Ava Mageragere aje ku buryo bwo kwivuza. Aba muri gereza ya Muhanga akajya ajya kwivuza i Muhanga. Kabgayi. Ngo yararwaye ururimi rwarabaye iki? Yavugaga ko ngo arwaye kanseri y'ururimi ku buryo ataniyogosheshaga. Okay, wabyumvise? Ese baragenda bazajya gutanga ikirego? Rugendera nyiri Radiant. Shaki ukora mana yanjye ariko abantu badukurikiye bibaza. Umuntu agakora invitation. Yego. Ababyeyi be banyabo akabahisha ubukwe. Akaguma iyo ngiyo icyangugu. Sibyo? Akaza agashyiraho se ari Rugendera Marke nyiri Radiant. Invitation ngiyi ndayifite. Kuko bwabaye le 31 nabo babwiyeho mu biganiro byashize. Ugashyiraho ubukwe hanyuma ubwo by the way uziko Dote yagomba kuba saa 3 ikaba saa 11 z'umugoroba. Yari byatewe n'ibintu nk'ibyo. Kuko urumva ubukwe bwa Dote buba bushingiye bundi ku babyeyi cyane. Kuko urumva nk'ubukwe bwo mu rusengero urebwa ni padiri cyangwa pasiteri. Ubukwe bwo muri indi mihango yose nubwo ababyeyi baba bakenewe. Ariko Dote yo niyo waba udahari yaba n'ababyeyi. Yego. Rero hari kimwe gisanzwe cyuko abantu bakodesha ababyeyi bajya gusabirwa bisanzwe muri Kigali byo kugira ngo baryoshye ibirori, ariko undi bintu yabikoze yabakodesheje yagize gute, ariko nabamwambariye rega byongerewe n'abamwambariye kwa kibagiwe ngo cyayigize gufungwa. Ariko aravuga ati uno muntu afite iki, afite navuga status mbi. Ati umuntu wafunzwe rimwe kabiri gatatu se ni umunyamanyanga. Nyuma yaho rero ngo bamuha feedback y'ubukwe, ati naguzi bwa bukwe umutipe twamubuze bwatangiye saa 11 abamwambare bose bakodesheje ibintu byose nyine abantu bose barimo barabakodeshanyo. Pati aha hantu harimo ikibazo kinakomeye ugiye kureba. Ariko ngo abandi bakavuga bati habona papa we n'ibyavugwaga mu bukwe, impamvu ataje mu bukwe ati babikire nk'abariya baba bafite iki ama business menshi gahunda bari kwirukamo nyinshi. Atariko papa we ni nyiri Radiant. Ariko ibaza icyo kintu tewo abandi ka invitation yose kabaye iki ko wenda ibyanditsemo bishaka kwa bidahuye mvuge gute ntago bihuye mu by'ukuri ntago byavuye ku mutima yari ari mu kazi nyine. Shaki ukora reka nkubwire tewo ikintu kiriho hari igihe umuntu akora ibintu ukanibaza uburyo ki ashobora kumwiyahuza kugeza kuri urwo rwego. Yego. Uyu mutipe y'umwiyahuzi gute rero gute ko ushobora kuba wafata umuntu utarisiko uzi ko na nicyo mupfana warangiza umenye ko nabikubwiye na mbere ko tubona invitation yuko ajya no gutereta uyu mukobwa. Yego. Yamubwiye bwa mbere yuko afite deception y'umugore wa mbere wamuhemukiye. Yego. Ariko ko we ari umuhungu wa Rugendera Marke nyiri Radiant. Ndetse mbere nta izina Rugendera Marke ryavugwaga. Yego. Aba gusa ngo nyiri Radiant. Nyine kuko tuzi ko ari Rugendera Marke ngene nanze no kurivuga mu kiganiro bitansanga yarishyize kuri invitation kwe umuntu baturanye cyangwa ubwo twavuganaga mu kanya ko hariya. Ubundi ngene baje kuvuga ko nari mu nzego z'umutekano. Undi iyo haje umuntu uturutse ahandi gereza imwohereje itanga amakuru kuri gereza. Yego. Uwo muntu mumwiteho afite umwihariko. Ubwo hanze gereza nayo yinjiyemo muri gereza abayobozi ba gereza nabo bahita batubwiramo imbere uwo muntu gutya na gutya mu mutunge mu mushyira ahantu hihariye umutungo. Kuri we hari amakuru babahaye? Ku buryo bari baduhaye amakuru ahubwo ko ashaka kuzaturekera kuri Kabgayi. Baraduha amakuru ko ashaka
ikintu agamije kuzakoresera Kabgayi noneho n'ibyo biriya bavuga ngo kanseri ururimi baje gusanga nayo. ubwo nyuma yo kubabwira hamwe mwari mushinzwe umutekano mo imbere mwamuhozagaho ijisho. Ni ukumuhozaho ijisho turamutunga ari nabwo nyine twamenyaga ko bafite telefone mo imbere we n'uwo muntu wundi use tuwari haza kuvuga kesi y'umuntu nanone yari umunyakibuye bahamagariye umuryango abaha amafaranga uza gusanga telefone yahamagaye ikitwe na n'uriya mwitwa Hirwa ariko ntabwo yitwaga Sofire, ntabwo bamwitaga Hirwa yitwaga Sofire. Hirwa naryumvisha ubu ngubu. Gasaro TV. Bakunzi bacu turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro bya Ukwezi TV na Gasaro TV abari akagaruka. Twakiriye umutumirwa wacu yitwa Theo no musangwa nakoze ibyo byanitwa umutumirwa ra dusese umuntu wese watumiye abari mwatumiranye urumva no mu rugo rw'umuntu yego nta muntu w'umushyitsi kabiri. Iwaye umushyitsi uyu munsi ejo wakira abandi yego. So ariko nanone kubera ko ariyo nyito ntacyo binatwaye uyu munsi, kubera ko kuri Gasaro TV wenda ubwo Kwezi TV ho ihangane nta hantu bashobora kunshikira. Kuri Gasaro TV hari umunsi mba ntariho yego, umunsi ntahari ubwo wenda maze nk'iminsi 3 ntaza ubwo mba nakumbuwe yego. kumwe iminsi ndi kuhisirisimbara. Ni karibu uhora ni kazi. Murakoze. Theo, ibintu ni amahoro ariko wari umeze neza. Ibintu n'umutekano. Uri gusoza umwaka neza mu mahoro. Nukuri ndashima Nyagasani nyiri biremwa. Yego. N'abandi bantu bakeya. N'abandi bantu bakeya. Theo, nifuje rero ko uyu munsi tuganira duherukana ku munsi w'ejo hari amakuru tuganira tuvuga umugabo witwa Theophile. Hari abantu bajya banga umuntu bita ubundi tukabikoresha ko uyu muntu bita ko bamwe bamwita uko abandi bakamwita ukundi akagira ukundi kuntu yitwa kwa nyako wenda simbizi. Wabonye ise wagiye kuri invitation icyo ngiye nufaga tucaho tuganiraho abantu ndetse tubashimire abantu bakomeje kuduha amakuru nukuri. Imana ibaha umugisha kandi aya makuru ntago aba arayimfabusa kubera ko nzi neza ko muri investigation ashobora nabwo kuba hari icyo yabafasha. Oya no muri public opinion cyangwa se ibitekerezo by'abantu hari n'abantu bituma bamwe bajya gutanga ibirego, harabo tuzi batangiye kujya gutanga ibirego kugira ngo barebe ko babona ubutabera. Bamaze kumenya ko mu by'ukuri umuntu wabashutse nyine ari ku rundi rwego. Ese baragenda benzajya gutanga ikirego rugendera nyiri Radiant shaki ukora mana yanjye abantu. Ariko abantu badukurikiye bibaza umuntu agakora invitation yego ababyeyi be banyabo akabahisha ubukwe akaguma iyo ngiyo icyangugu sibyo, akaza agashyiraho se ari rugendera Marke nyiri Radiant invitation ngiyi ndayifite kuko bwabaye le 31 nabo babwiyeho mu biganiro byashize ugashyiraho ubukwe hanyuma ubwo. By the way, uziko dote yagomba kuba 3 ikaba 11 z'umugoroba. Yari byateye n'ibintu nk'ibyo kuko urumva ubukwe bwa dote buba bushingiye bundi ku babyeyi cyane. Kuko urumva nk'ubukwe bwo mu rusengero urebwa ni padiri cyangwa pasiteri. Ubukwe bwo muri indi mihango yose nubwo ababyeyi baba bakenewe ariko dote yo niyo waba udahari yaba n'ababyeyi. Yego. Rero hari kimwe gisanzwe cyuko abantu bakodesha ababyeyi bajya gusabirwa bisanzwe muri Kigali byo kugira ngo baryoshye ibirori, ariko undi bintu yabikoze yabakodesheje yagize gute ariko nabamwambariye rega byongerewe n'abamwambariye kwa kibagiwe. Ubwo ako ari n'abantu babika huya sukubiga biyambaye rega uziko invitation abantu benshi bazoreza kuri WhatsApp. Noneho ikintu gitangaje ni kimwe gutumira umuntu mutanafitanye gahunda mutamenyeranye. Uyu muntu yamaye invitation gute rero barahuye ngo ari kumwe n'inshuti ye, ariko ubwo uko byagenda kose iyo nshuti ishobora kuba yaritangiye gukemanga uyu mugabo witwa Hirwa kandi umunyamanyanga ngo ariko ngo ni umuhanga cyane mu kwiyegereza abantu iyo muhuye mwahuraga nako
ko uyu munsi ari mu maboko ataraye ngo yageragezaga ibishoboka byose yabonera umuntu ufite amafaranga kukugira inshuti magara bugacya mu gitondo noneho umugabo agiye kubonabona umutipe uburyo cyo kumuhamagara ni ibintu bidasanzwe harikanga atese uyu mutipe tumenyenye ejo bundi mu gitondo ari kubyuka ati mwaramutse mumeze mute akambwira utugahunda twe ati bitebye ku buryo ngo ajyana mbwa kenshi ati tubonane tuganire biki n'ibiki harangije amugataye ko nyene n'ibitekerezo byawe cyane ko yubatse imbere yanjye yego ati ngiye gukora ubukwe amuha invitation umutipe rwose no kuvuga ati no mutipe yaranyegereje yambwiye gahunda ze reka nzamwoherereza iki inwererano muhereza agafaranga doye kandi n'umuntu ufite amafaranga ku rugero rwe nta kintu abuze nyine hagiye kubonabona invitation iraje undi mutipe aramuhamagara amubwira ati uramenye urarya urimenge witonda tuno muntu agwaye invitation ni umutekamutwe mubi cyane ubwo nyuma yaho nibwo abiza ateko se uyu muntu bari kumwe akamutekamutwe ari umutubuzi wa mugani ndamutse ngiye mu bukwe bwe uwazambonamo ko amafoto agenda acaracara wa mugani ntiyazanyita ko ndi mu bindi umutekamutwe ati reka mbureke ntiyabujyamo kubera ko yaramubwiye ati uyu mutipe gutya na gutya yigize gufungwa ariko aravuga ati uno muntu afite iki afite navuga status mbi ati umuntu wafunzwe rimwe kabiri gatatu se ni umunyamanyanga nyuma yaho rero ngo bamuha feedback y'ubukwe ati naguze bwa bukwe umutipe twamubuze bwatangiye saa 11 abamwambare bose bakodesheje ibintu byose nyine abantu bose barimo barabakodeshanya mutipati aha hantu harimo ikibazo kinakomeye iyo ugiye kureba ariko ngo abandi bakavuga bati habona papa we ntibyavugwaga mu bukwe impamvu ataje mu bukwe ati bakire nk'abariya baba bafite iki ama business menshi gahunda bari kwirukamo nyinshi atari ko papa we ni nyiri Radiant ariko ibaza icyo kintu tewo abandi simbi babwira ariko abandi simbi asoma ariko ravuga ngo umuryango wa kanaka Nowa rugenera Marike bishimiye kumatona mu bukwe bw'abana babo uriya mugore we simuvuga izina hamwe na Hirwa Kayitare Theophile ku itariki 31 z'ukwa 8 2024 bwabereye Cyeza Park ku Irebero sha saa 3 niho hari dote ariko yaje kuba saa 11 z'umugoroba hanyuma gusezerana basendeje na Pacisi Iremera saa 9 arya buri ubwo ko ntakurikiranye ngo menyere na Pacisi ubwo bagezeyo sangaye bashyiraho nimero za Theophile na nimero z'umudamu we hanyuma hejuru atubonye umugore mwiza ababonye ikintu cyiza akaba agize umugisha ahawe n'Uwiteka imigani 18:22 ntake invitation rero nayo nawe ko rero ryo kuvuga hose ariko ndabona ngiye ntacyo kabaye ka invitation se kabaye iki ko wenda ibyanditsemo bishaka kwa bidahuye mvuge gute ntago bihuye mu by'ukuri ntago byavuye ku mutima yari ari mu kazi nyine shake ko reka nkubwire Theo ikintu kiriho hari igihe umuntu akora ibintu ukanibaza uburyo ki ashobora kumwiyahuza kugeza kuri urwo rwego yego uyu mutipe y'umwiyahuzi gute rero gute ko ushobora kuba wafata umuntu utarisiko uzi ko na nicyo mupfana warangiza wanzumenya ko nabikubwiye na mbere ko tubona invitation yuko ajya no gutirita uyu mukobwa yego yamubwiye bwa mbere yuko yafite deception y'umugore wa mbere wamuhemukiye yego ariko ko we ari umuhungu wa rugendera Marike nyiri Radiant ndetse mbere nta izina rugendera Marike ryavugwaga yego avuga gusa ngo nyiri Radiant nyine kuko tuzi ko ari rugendera Marike ngene nanze no kurivuga mu kiganiro bita nsanga yarishyize kuri invitation kwe umuntu batoranye cyangwa ubwo twavuganaga mu kanya kora hariya Gisozi yabwiye ko aramuzi ibyaya amazina y'uwo barayazi mu by'ukuri iki ni igipindi cyo kuvuga ngo iki ni igipindi ahangaha avuka urabona ngo ni igipindi rwose kidafite kavuka hehe aho yagiye avuga ahantu hatandukanye avuka harahavuga Rwamagana aravuga aya mutipe waba ni cyangugu byo ndabizi ku babyeyi noneho no ku babyeyi naho ababyeyi be yambwiye amazina atandukanye n'aya ngaya man nawerekane kwirirwa nyazanamo hano ariko nyine
abantu bazi gutegura, abantu bazi akazi, abantu baba bazi akazi. Reka nkubwire ikintu cyantangaje kikanantungura ni ukuntu abantu bari kumwe nawe afunzwe nabo bakubwira ko no muri gereza yagezemo akora icyo bita iki amabara. N'umunyamabara kera twari twita ngo ni bameka ikororu ngo bafite amarangi menshi bakora amabara twarahise amarangi. Nawe rero ni uruganda kabisa rw'amabara kuko ugiye ukareba no mu gihe afunze hari imitwe yagiye ategura ari muri gereza. Ariko ribaza ko abantu benshi bazaga gufungwa amiri gusura imfungwa yagerageza kwikonekta n'abo bantu bo hanze ariko akabona umuntu akabanza akareba umuntu ufite ubushobozi ufite uko ameze. Ariko urumva iyo umuntu bamusura biroroshye kumenya ngo umusuye comment la situation ndeta mukarasa umuntu amukarasa mu ruhe rwego bitewe nuko umuntu umusuye bamubonye biroroshye cyane. Hari umuntu ushaka guhamagara uyu muntu yarambwiye ngo mwiriwe neza mwantunguye inkuru iriya mutubuzi muzi muri gereza ya Muhanga avuye Mageragere avuga ngo arwaye ururimi aje kwivuza gusa icyo muzi ni umunyabitendo. Ururimi ako ko ururimi nawe mucunga gereza yarakambwiye. Uyu muntu ngaragukunda ndamubwiye nti ndi kubona mu kiganiro urumva ntabwo ajya guhamagara umuntu musabe ko tuvugana yabinyemereye ntacyo reka muhamagare Muhamagare atubwire we amuze mu Muhanga niba barafunganwe ntago mbizi reka tumusobanuze turamenya byinshi bitandukanye nari mbimusabye. Ni umunyabitendo koko katita basi. Allo Ego Iriwe neza mvugana na Gasaro ndi kumwe na Theo mu kiganiro. Yego ndabumva n'umukomere cyane. Mukomere ntago umwirondoro ari ngombwa kujya hanze ariko twe twabonye amakuru waduhaye kandi warakoze cyane utubwira ko uyu mugabo Hirwa umuzi muri gereza ya Muhanga. Ese nawe niho wari ufungiwe cyangwa se wajyaga gusura y'umuntu wawe? Niba nari mfungiye. Niba wari ufungiye? Nari mfungiye kandi nabaga no mu nzego z'umutekano imbere. Yego. Rero yahaje hagera yaraturutse i Kigali avuga ko aje kwivuza. Kwivuriza muri gereza se? Hari abafungwa bakunda kuva ahandi mu yandi magereza bakaza i Muhanga bari kwivuriza i Kabgayi. Ari transferi. Ariko nese yari afungiweyo cyangwa yarafungiwe Kimironko? Yafungiwe yari ari Mageragere. Yari ari Mageragere yego. Ava Mageragere aje ku buryo bwo kwivuza. Aba muri gereza ya Muhanga akajya ajya kwivuza i Muhanga. Kabgayi. Ngo yararwaye ururimi rwarabaye iki? Yavuga ko ngo arwaye kanseri y'ururimi ku buryo ataniyogosheshaga. Wabyumvise? Ku buryo atashoboraga kuba yakwiyogoshesha agahorana umusatsi. Ku buryo wabonaga ko no mu imbere ubona ko isura ye itandukanye n'iy'abandi bafungwa. None se muri gereza rero ubwo wambwiye atari n'ibyo yakoraga n'ubundi muri gereza naramubonye ndatungurwa. Muri gereza bwo yitwaraga aterero. Rero muri gereza harimo undi muntu nawe witwa Joari Ndumva ubu ngubu bari muri gereza ya Nyakiriba. Yari umunyacyangugu. Yego. We n'uriya mugabo bagiraga amanyanga yo kugira amatelefone mo imbere. N'ubundi ugasanga bahamagara abantu bakawenda mwamuziranye urimo nguye bakaba hari nk'amakuru bagufiteho. Yego. Bagahita bahamagara umuryango wawe runaka ararwaye ameze nabi araha n'aha uhereza amafaranga akeneye ubufasha bwihuse. Yego. Ibyo bintu byagiye bimugaragaraho hari i Muhanga kenshi. Bagahita bacisha kuri nimero ye. Bose nimero telefone bakoreshamo imbere. Yego. Noneho akishyirira yuko ari wowe umutumye wowe umufungura mo imbere
umutumye kuri famiye yawe barangiza bayohereza akayakoresha ibye. uburyo ndumva yagiye ajya muri kasho kuko buriya habamo umwihariko mo imbere iyo harimo uwagaragayeho amakosa akajya harimo icyitwa kasho mo imbere wongeye gukora ibyo byaha cyangwa se wafata mu telefone ntabwo telefone ntabwo aba yemewe ugashyirwa muri kasho. Yego nese we kuki batayimushyiragamo? yayigiyemo inshuro nyinshi cyane. Yagiyemo inshuro nyinshi ku buryo ndatekereza hariho n'igihe yigeze kuba yarwanamo n'abandi bafungwamo imbere baza no kuvuga ngo yakutse iryinyo ariko dusanga nyine ni ibintu by'igitwe. Kangwete wagira icyo kwibariza nawe yakira. Komera cyane. Ndi kwibaza nk'iyo wenda urumva yari umutransfer yaraje aturutse ahandi, iyo mwarebaga imyitwarire ye wenda mukareba uburyo yari ameze ntabwo wenda mwibazaga kuko biri kose umuntu uvuye ahandi hantu agomba kuzasubirayo hari uburyo abazwi agomba no kwitabwa wenda muri discipline ye. Iyo kasho yagiye ajyamo kenshi ntabwo byatumye wenda aho yaturutse babimenya ngo amenye iyo myitwarire ye idasanzwe. Ubundi njye nabanje kuvuga ko nari mu nzego z'umutekano. Ubundi iyo haje umuntu uturutse ahandi gereza imwohereje itanga amakuru kuri gereza. Yego. Uwo muntu mumwiteho afite umwihariko. Ubwo hanze gereza nayo yinjiyemo muri gereza abayobozi ba gereza nabo bahita batubwiramo imbere uwo muntu gutya na gutya mu mutunge mu mushyira ahantu hihariye umutungo. Kuri we hari amakuru babahaye? Ku buryo bari baduhaye amakuru ahubwo ko ashaka kuzaturekera kuri Kabgayi. Buraduha amakuru ko ashaka aricyo kintu agamije kuzakurekera Kabgayi. Noneho n'ibyo biriya bavuga ngo kanseri ururimi baje gusanga nayo. Baje gusanga nayo kuko ururimi rwe baje gusanga ari ruzima. Ubwo nyuma yo kubabwira hamwe mwari mushinzwe umutekano mo imbere mwamuhozagaho ijisho? Ni ukumuhozaho ijisho turamutunga ari nabwo nyine twamenyaga ko bafite telefone mo imbere we n'uwo muntu wundi witwa Tuwari. Haza kuvuka kesi y'umuntu nanone yari umunyakibuye bahamagariye umuryango abaha amafaranga. Uza gusanga telefone yahamagaye ikitwa na Nuriya mwitwa Hirwa ariko ntabwo yitwaga Sofire, ntabwo twamwitaga Hirwa yitwaga Sofire. Hirwa naryumvisha ubu ngubu. Hanyuma se we ntabwo yagiraga umuryango umusura wenda mu gihe yamaze i Muhanga? Muri gereza wabonaga ari umuntu ubayeho nk'umuntu w'umusirimu. Ubona ko muri gereza umuntu ufite ubushobozi n'udafite ubushobozi baba batandukanye. Ndetse ubonaga n'ubwo aje taransifa ubona ko ari umuntu uzanye ibintu byinshi, imyenda, inkweto, matera yo kuryamaho, ubona ko no kuri koda afite amafaranga kwa Nyirangarama haha neza bimworoheye. Hariya yabaga ifishi hari amafishi Nyirangarama ari Muhanga yarakarahaze icyo gihe. Ni nko muhe mwaka kandi no muri gereza icyo gihe amafaranga abagamo ukabona ko n'amafaranga yashize. Icyo gihe amafaranga arakibamo imbere ntabwo yagiraga amabizinesi akoramo imbere? Amafishi yarayifite ariko n'amafaranga yafite. Ndavuga business kumwe hari abantu bakoraga icyo gihe amabizinesi bafite ibintu bacuruza mu magereza. Oya we ntabwo ibyo abajya babijyamo. Abantu bakoramo amabizinesi imbere niba abantu ubona b'abazenosideri bamaze igihe kirekire baba bafite ubuzima bwabo ugasi nta kindi n'icyo ngicyo. Bariya rero bahamagara n'ubundi iyo avuye hanze akajya muri gereza irimo amafaranga ibamo amanyanga akabona telefone n'ubundi nibyo bakomeza n'imbere. Byari bya escrow. Byari nko muhe mwaka? Hari icyo gihe aza i Muhanga byari muhe mwaka? Njye nari nagezeyo hagati y'umwaka wa 2010 mu mpera za 2016. Yarafunzwe basi. Yari ahari hagati ya 2017
2018 kira n'icyenda. ubwo yahavuye n'ubundi asubira imageragere aho bari yavuye asubira imageragere. So ukurikije uko wamubonaga n'ibyo uri kubona uyu munsi kuri social network ubona uwo wabonaga icyo gihe ari ubona uyu munsi cyangwa hari ibyagutunguye? nkurikije ubuzima wenda muri gereza abantu babamo, hari ikintu cyantunguye buriya mbere wasangaga nyine umufungwa avuga ati agera muri gereza ugasanga abayeho ubuzima bwiza, yereje amafaranga akaza akayaryamo neza agataha nta kibazo afite. ariko gereza ziza guhinduka, barabihindura ubona ko gereza zabaye mbi. biratungurana rero iyo ubonye umuntu wabayemo na n'ubu akiri muri ya manyanga kuri ariko nanone bikanagora buriya nkurikije uburyo twese twaragiye tuganira n'abantu benshi batandukanye, bikanagora nanone umuntu nk'uru wamenye gufata amafaranga menshi y'ubuntu ko yabireka kugira ngo ave muri bya bintu, kugira ngo akore ubuzima bwo kuvunika umuntu agashakisha bisanzwe. ugashakisha bisanzwe. niba atuburira umuntu akagutubura ukabara miliyoni 9 ukazimuha, yewe urabizi ubuzima bw'ahantu ukuntu bugoye. kugira ngo umuntu abone 200 ni danje. ni danje. kugira ngo wishyure inzu, wishyurire abana amashuri biragoye. gukora n'akazi ka leta. noneho uriya rero kugira ngo uzambwire ngo natekereze gukora biragoye. gusa kiriya kintu RIB yakoze njyewe naracyemeye. kuko ndatekereza wenda muri miliyoni y'u Rwanda hatabuzemo nk'eshanu zamubonye, bakamenya ngo bimeze gutya, ngo ubutaha azimuka wenda ajya ahandi cyangwa se ahindure kubera ko azafite isoni z'uko bamubonye ari benshi. Yego. Kuko biri kose igihano cyose yahabwa ahamijwe icyaha si igihano cy'igifungo cya burundu, azasohoka n'undi asubire muri sosiyete. azasohoka kuko ntabwo azafungwa burundu. azasohoka asubire muri sosiyete, twongere duhure, ngera ahure n'abandi. gusa nyine ikintu kiba kibabaje cyane cyane buriya abana b'abakobwa bakwiye gushishoza. gusa umukobwa kugira ngo amenye umuntu umubwiza ukuri n'umubeshya biragoye cyane kuri abo yakora arashora. urumva hari nk'abagenda akagura umukobwa imodoka akanayimwandikaho kugira ngo uzakire ko uwo muntu biragoye. ushimire ariko amaherezo y'inzira ni mu nzu. byanze bikunze wa mugani ni ukubiba akabayogoza ariko finalma agafatwa. gusa kwita kariyeri y'umuntu ubundi kwita kariyeri y'umuntu nubwo urumva wenda nk'uwo yafashe akamugira umugore uwo babyaranye wari umwizeye abamwangirije future kabisa. hari umufuti wanjye yarafatiye irembo mu minsi ishize. urumva aho ngaho harimo ikindi kintu kindi bakishe kuri wabo tutangizemo uruhare. urakoze cyane muvandi. nuko murakoze cyane namwe. sawa sawa. Sandrine, uva byane byo gufata irembo ajya bindi byawa muvandimwe twaganiriye ejo yagiye nawe noneho agafata irembo ku ngufu. Theo rero hari ikintu ntekereje umuntu ari kutubwira iyi nkuru ati ni ikihe. ntekereje ko uyu mutipe kubera ko yabaga ko anytime azi ko azasohoka, yego, ariyo mpamvu yangaga kwiyogoshesha kugira ngo atazasohokana kwa kundi abagororwa basohoka biyogoshesheje cyane. kandi wenda arabeshya abantu ati ndi muri Amerika ndaha naha, kandi bagahita bamuvumbura. kandi abonye ko ari umutipe we ufite agasatsi ke gakeya hasokoza, ariyo mpamvu rero yavugaga ati isaha n'isaha ndi hano, nk'uko natashye Rwamagana, nk'uko natashye aha naha nzahava. akavuga ati anytime nzasohoka, nta mpamvu yo kujya mu nyogosho. ntabwo uri kumva logique y'ibintu se? Ndiko yumva nuko njye nahise mbyumva kibivuga ibintu byo kwiyogoshesha. wumvisha bya bindi by'ururimi urumva target yabaga afite ni ukugira ngo agere ahantu hose ari bugere. urumva kujya kwa muganga kenshi nk'uko amucukagereza bivuze byabaga byamuha amahirwe yo gushaka ukatoroka.
oya n'uburyo ki yakonekitana wenda na ekipe iri hanze aho yego urugero noneho yageramo akajya ashaka kumenya amakuru yawe kugira ngo nuvuga ngo ubundi amakosa uribuka ko ndi twavuze wimageragere ikosa rya mbere yakoze ari kumuha nimero ngo muhamagare sebukwe yego nuvuga ngo kumuha nimero ngo ahamagare sebukwe no kuvuga ngo uramumutegeje ewa nazagenda abayogoza cyane mana yanjye cyo kora reka mbabwire urumva umuntu wa mugani Theo ufunzwe izo nshuro zose akaba atarareka ibi bintu tubwizanye ukuri uwo muntu bumva hari impinduka zigeragera no mu buzima bwe uyu muntu n'icyorezo tuvuga ngo yakuyeho uyu muntu yakuyeho pe ashobora kuba nta gace na kamwe ko mu Rwanda atarafungirwamo nta kuntu ese byonyine amakuru ahantu umaze kutubwira hari nabo nabonye ngo tumuzi muri Kirehe mana y'isi n'ijoro reka niyo mpamvu navuze ko ngende kwibaza niyo mpamvu abantu batumvaga akamaro ko kuba abantu nk'aba bagaragazwa by the way hari abantu bajya bavuga bati kumugaragaza no kumuvugaho akiri umwere reka mara abantu impungenge ko tuzakomeza tugakurikirana iby'urubanza rwe kuzageza tubikurikiranye tukamenya amaherezo yabyo yanaba umwere tukabitangaza ntabwo tumubujije kuba yaba umwere niyo afite ibimenyetso byatuma aba umwere mu Bushinwa hari imanza batajya bemera ko ujya kwirirwa urushya abacamanza barakada wararirwa rushya abantu se kubera iki kubera ko bavuga bati ibintu byigaragaza uyu nguyu ntabwo twirirwa tuza kugikorwa tubuca urubanza tutigiye kandi tubibona ko ibintu yabikoze umuntu afatiwe mu cyuho hari n'abatangabuhamya benshi yego ariko reka nkubwire ubushize ni ku munsi w'ejo uriya twaganiriye akatubwira njye nawe nanjye gukeka ko uyu muntu wagira ngo wamugane yari afite izindi mbaraga oya uyu muntu n'umuhanga cyangwa se imiti none se urambwira gute cyangwa se wamuganiye hari undi wambwira atashobora kuba afungwa bakabona amazina atandukanye na wa wundi wigize gufungwa ariko nanone umuntu abantu bose bafite amakuru kuko nubwo wenda bitagiye mu itangazamakuru ngo bivugwe yego ariko abantu mufite amakuru ni benshi ku kigero bigoye kumva ko yagendaga agateka imitwe ahantu hamwe hakabura umuntu ucira isiri inzego z'ubugenzacyaha n'iz'umutekano n'urukiko no mu manza zibera mu ruhame uyu muntu ariko si ubwa mbere yaba yaragejejwe imbere y'urukiko mbere none saho hose yagendaga akose wamugani utagize imbere y'urukiko urumva bibaho ntabwo bishoboka ntabwo wajya muri gereza wamugani apana muri kasho utarajya imbere y'inuzi kumva byanze bikunze gereza ujyamo ari uko urukiko rwabyemeje ubushinjacyaha bwagushyikirije wageze imbere y'urukiko ukaburanishwa yaba detention yaba gufungwa by'agateganyo iminsi 30 yaba no gufungwa wakatiwe byose ariko ntushobora kujya muri gereza hatari urubanza rwabayeho utageje imbere y'ubucamanza ariko urumva hariho nawe Libe tubwiye ko yakatiwe nawe yasubikiye byose bikorwa n'umucamanza yego byagendaga gute ngo uyu muntu agere imbere y'ubucamanza asubikirwe abuce mu nzara yabucika gati ntange bwo niho hantu bibera iyobera bibera amayobera kuko umuntu aravuga ngo yabigenje ate yakoreshaga irihe banga mu by'ukuri rero Theo dusa n'abasoza navuga ko izi nkuru turimo gukora kuri uyu mugabo ni amakuru atandukanye tugenda tubona cyangwa se duhabwa n'abantu bagiye batandukanye batifuza ko twanabavugisha kubera ko bahabutse ariko nanone harimo iby'ingenzi byajya bidufasha cyane ko niba ari uyufashwe hanze hari n'abandi benshi bameze nk'uyu nguyu witwa Hirwa si we wenyine ukora ibi n'abandi rero reka mbabwire ngo mujye mubyumva munigireho cyangwa se mubanze mushishoze mbere yo kugira ngo uhe umuntu amafaranga ese wa mugani w'umuvugizi Dr Murangira Bitieri niwe watubwiye ati niba ufite miliyoni umuntu akwatse miliyoni 9 akakubwira ko azagukiza inyatsi nizeye nyatsi ufite kuri uyu munsi hari n'umuntu udafite 200 kuri konti ye yego ati mubanze mushishoze tunatekeze kandi twese nejo ushobora kugenda nawe ugasanga umuntu aguture cyangwa se nanjye cyose n'udukurikiye hanze aha rero harabesukuro benshi navuga ko ni inyigisho kandi tukirinda tukanamenya ngo ese niba umuntu wa mugani tumenyanye uyu munsi hagacamo icyumweru kimwe agatangira guhita kwaka amafaranga
kandi mutaziranye cyangwa se akwereke uburyo cyari umukire azagenda kwishyura nawe uti wicara utekereze ese nayamuha gute hariyo mpamvu ngiye mvuga ngo uyu mugabo hagira ngo yari afite izindi mbaraga uburyo cy'urya abantu barenga magana amafaranga imbaraga zo yari azifite imbaraga zo kuzigira ntabwo bishidikanywaho biragaragara ko yari azifite meze gute utazibona abantu ni mukanguke mube maso kandi ibi biganiro ntabwo tuba tubikora kubera views gusa tuba tunigisha kugira ngo abantu byenyine abadukomeza kuduhamagara n'ababoneyeho bakajya gutanga ibirego mu nzego zitandukanye ubwabyo bigaragaza akamaro byabagirije teorika dutashye gusa bibe isomo kandi ntitugakore ibiganiro kugira ngo abantu babireba ariko ntibigire icyo bisiga bijye binasigira abantu isomo avuga ati ese wamuganiye umuntu niba bigenze gutya asubiza amaso inyuma agatima kajya impembera cyangwa se Teofile wakoraga ibintu ese uyu nasanga nawe ameze nk'uyu byakabaye byiza ari abantu dushishoje tewe ndumva twanataha nakagaruka naho tunashimira abakomeza kudukurikira no kuduha ibitekerezo no kuduha amakuru mwese muri abagaciro kuri twe mwakoze cyane Gasaro TV.